Mbahaye ikaze nanone kuri wa muyoboro mukunda muri benshi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikinyuranyo kiri hagati y'umuntu w'umwasama ndetse n'umunyabwenge. Ntimucikwe. Reka duhere ku bimenyetso 12 nibura byaranga umuntu w'umwasama cyangwa wa wundi uhora asamaye atagira icyo atekereza ku ruhande cyamugirira akamaro. Turebere hamwe ibimenyetso 12 bishoboye kuranga umuntu w'umwasama. Icya mbere, ntabasha kuvuga oya. Niba hari umuntu umugishije inama cyangwa akagira icyo amusaba, ntabasha kumuhakanira amubwira ngo hoya. Ahora areba video z'ibishego. Iki ni icya kabiri. Icya gatatu, atekereza ko atabasha kwikemurira ibibazo ahubwo agahora abiteze abandi ko barabimufashamo. Kane, ingeso ze zimugira imbata. Gatanu, akunda kuvugavuga abandi kabone n'ubwo baba bakoze ibyiza we akabihinduramo amakosa. Icya gatandatu, ubutumwa bumunenga bumugwa nabi. Ikimenyetso cya gatandatu. Ikimenyetso cya karindwi kiranga umwasama, arazwi ishinga n'ibyo abandi bamutekerezaho. Icya munani, agorwa no gufata icyemezo. Icya cyenda, ukutishima kwe abigereka ku bandi abaziza ko bo batumye atishima. Icya cumi, ahitamo kwishimisha imirimo y'ingenzi akayitera umugongo, uvuga ngo ntayirebeho. Icya 11, ntiyita ku byo ashinzwe gukora. Icya 12, yumva ari mubi ku isura, kwigirira icyizere bikamugwa nabi. Ntiyihe icyizere. Icya 13 kiyongera ku byo twari twavuze 12, gushyikirana n'abandi bimubera ingorabahizi. Ibi ni ibimenyetso 12 nubwo twongeyeho icya 13 biranga umwasama, wa wundi uhora asamaye adafite icyo yakwigezaho cyangwa se yakwiyungura muri we. Noneho reka turebe ibimenyetso cyangwa se ibiranga abanyabwenge. Ibintu 10 nibura biranga abanyabwenge, nabyo reka tubirebeho. Umunyabwenge araceceka. Umunyabwenge akunda kumva cyane kuruta kuvuga. Atega amatwi akumva ibyo ari kumva, aho yaba byumva hose akavuga make. Kabiri, bamenya ko batazi byose bagahora bumva ko hakiri byinshi byo kwiga. Aba ni abanyabwenge. Gatatu, ntibishongora. Aho kwiratana ibyo bashoboye, barareka ibikorwa byabo akaba ari byo byivugira. Bicisha bugufi nubwo ari abanyabwenge, ntibiyumva nk'abantu barenze iki. Icya gatanu, baba bafite inshuti nke, akenshi birabagora guhuza n'abandi kuko babona ibintu mu buryo bunyuranye n'ubwa benshi. Reka mbibutse ko hano turi kureba ibintu biranga abanyabwenge. Icya gatandatu, babaza ibibazo byiza. Abanyabwenge bakunda kubaza ibibazo bibafasha gusobanukirwa kurushaho by'akarusho. Icya karindwi, batahura amakosa akenshi bareba ibitagenda neza mu bitekerezo cyangwa mu mikorere. Icya munani, bakunda gusoma ibitabo bitandukanye. Abanyabwenge baryoherwa no gusoma ibitabo ndetse no kwiga ibintu bishyashya, bahora biyungura ubwenge. Icya munani, bizera amarangamutima yabo. Akenshi bashobora kumenya uko abandi biyumva, icyo bashaka, icyo bakeneye.
icyo ni icya 9. Icya 10 noneho ntibakunda gushwana. Abanyabwenge bagerageza kwirinda intonganya n'amakimbirane igihe cyose na hose bishoboka. Nshuti muvandimwe we wari udukurikiye kuri uno muyoboro wa YouTube channel, ibi tukugejejeho twahereye ku biranga umwasama, wundi udafite icyo yitaho na gito. Tureba itandukaniro rye riri hagati n'iry'umunyabwenge, turabibonye. Niba ufite igitekerezo watwungura cyangwa se watugezaho, wacyandika hasi aho muri comment. Niba wakunze ibiganiro byacu wakora like, kandi niba wifuza kubisangiza abandi bagenzi bawe wakora share, tukajya tubasha kungurana ibitekerezo kuri uno muyoboro wacu wa YouTube channel. Ndabakunda we. Nyamara urwihugurwa nimugoroba.